wivanga ubukene ishari n'amagambo urabivangavanze n'amagambo kavangavanga ishyari urapfa nturangira noneho umuntu uzahera mu bitaro we aba ameze gute ni umukire w'umunyeshyari ushyiramo n'amagambo wapfa urusorongo tuzongera kumusengera yaguhaga ngahe yampaga $100 buri kwezi genza yanguha 500 mwihorera kuko hari umuntu uba ufite amavuta yawe mu kiganza mvuga by'inyenyeri birakomeye ariko manu wemera ko umuntu ashobora guhanurira akanagusengera ntihagire ikintu kiba ariko je nagira gutya ikiganza cyanjye gutya gusa kuko imbuto n'amavuta yo gukira abitse muri Imana yabitse muri ngewe ngahita mpangura ibyananiranye cyane ariko sinahangura iby'undi wese rero ugenda bucece utecese utagira umuntu ubwira uko birimo bigenda inyenyeri yazagaruka kuko wayitwaye n'uwayijimije n'uwayitransfeye n'uwayikuyeho ntibifuza ko wongera kuyibona so intambwe ugiye gutera yitere mu ibanga bazakubona uri muri rise and shine byukura bagira ko bazabikoresha umuntu wavuze ko agiye gushaka visa yarayibonye hari ntabwo ayibona narabakurikiranye bose abantu bose batubwiye ngo bagiye kwa applying visa nayo uraceceka ubikora silently n'abayibonye bakavuga yuko aho bagiye ntibagezeyo ari impambara ni byiza ko umuntu wese utari muri plan yawe akaba atari muri gahunda yawe akari utazagufasha kujya kurangura mu Bushinwa akwereke mu Bushinwa nta mpamvu yo kubiririmba icya kabiri icyatumye inyenyeri yawe igenda hari intege nke wari ufite icya kabiri ntukabwire abantu abari bo bose aho intege nke zawe ziherereye zatumye inyenyeri igenda kuko nuziyabwira bazongera bakoreshe za ntege nke zawe inyenyeri iguma itwikiriwe imivumo ikuzeho karandi kuzeho. Alright, reka amashimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kumwe bw'abera ministries. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimira bago mu gihugu cy'Uwiteka Imana, ariko abantu babumvije ko mbabwiye ngo ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyibaha. Yego, haleluya. Mushumba baramutse neza. Ya ndashima Imana ku munsi wa gatatu mba numva nambaye imbaraga zikomeye cyane kubugiri hafi gucamo kabiri cy'umweru. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndakandakira mu izina rya Yesu. Amen, amen. Mushu hari ibintu buriya mu buzima nkunda bisuhuje abantu bari kumwe bw'abera ministries, ndabikunda cyane. Ndabashubuje mwese inshuti zacu abakumwe bw'abera ministries, mwese mudukunda, abadukunda bucece, abadukunda bavuga, abadukunda bandika, bakora comment. Nongeye gushimira abashiki banjye na bene data mukunze gukora share and comments, hari n'abatavuga ariko bakatanga ubutumwa ahantu hanyuranye. Ndashimira abantu bose, nawe ndagushimira by'umwihariko kuko uri umwe mu bantu bafite uruhare muri iyi shene kubiri kuzamuka. Ya uri umwe muri ntago nari mbizi. Abantu baracyavuga yuko mvuga gake, noneho batangiye kwikosa bari bakumereye nabi, ariko nabo bagomba kumenya impamvu uvuga gake, nuko nyine hari ibigomba kuboneka. Dusharinze one microphone bivugiye abari hakurya bari mu Rwanda. Rega n'ubundi n'ikindi bagomba no kumenya, ariko humura abantu bo kumwe bw'abera n'abantu batekereza gukora ibintu biremereye. Yewe mfite icyizere ko Imana yarabambwiye. Hari kudutegurira kamera nziza, hari gutegura amayikara asobanutse, hari ari gusengera ko bijya imbere. Erega icy'ingenzi nuko abantu babohoka. Burya imboho ibiboshye ariko wabohotse arakora. Dusengere kugira ngo Imana ibasure kabashyikire mu izina rya ndabashuhuje mwese abari muri Amerika, ndabashuhuje Ottawa, West, ndabashuhuje abari muri Quebec, Montreal n'ahandi hatandukanye muri Canada uko ari cyane muri West, namwe ndabashuhuje cyane. Reka mbwira witwa Donata ni benshi ngo Imana imukomeze nawe muri Canada buriya rero witwa Donata ariko ni benshi ntibamenya ngo ni bande. Reka mvuga nisubiza abantu banjye batuye muri Ohio na Utah, ndabashuhuje. Hari abantu b'inshuti zanjye batuye muri New Jersey, ndabashuhuje. Ndashuje uri muri Mississippi, mwese bari muri Amerika, ngira ngo ntibagiwe na Texas, inshuti zikomeye cyane barahari no kuri na Miami ndabafite burya na Chicago ndabafite
warubizi ariko buriya ntabwo nari mbizi yo ndabafite benshi cyane Imana ibampera umugisha reka nsuhuze pastor wanjye nkunda cyane uri mu itorero ngo Yesu niwe gisubizo Imana imuha umugisha mwinshi cyane ndamushuhuje muri Minnesota namwe mwese ndabaramukije ntabwo nabura kubasuhuza rwose murabizi North Dakota namwe ndabashuhuje ya nabandi ntavuze mu mijyi itandukanye Imana ibampera umugisha Los Angeles ndahanda gushuhuje hanyuma ndumva uko navuga rero mbamuze benshi yego ngeze muri Brazil wakumirwa ndashimira Imana ihoraho ko yadushyize imbere y'isi icya kabiri ndayisaba indinde kuzatera ibaba imbere y'isi ikintu yisabye ni cyiza Imana iguhe umugisha kuzahata ibaba rwose niba narahuye n'abakomeje umwe n'umuzungu wanampamagaye ariko none kubita igifaransa ariko arumirwa yego ahantu ntabwo nkavuga buke ariko ndagashobora njya nkatimbura iyo mbonye umwanya wo kavuga nawe turavugana ubwo urumva ni ukuri Imana yatweretse isi abari muri Belgique abari muri France abari muri za Netherland abari muri Sweden hene barahari Burayi ndetse n'abari muri Australia Africa yose Uganda shobundi nakiriye ituro rivuye Uganda kandi ndavuga ati ndashaka ntanze intama kugira ngo byende neza kandi ndimo ndamusengera naho mure aho Burundi inshuti zanjye zikomeye cyane ngiye buriya niyumvamo ndi umunyarwanda ariko numva ndi n'umurundi buriya ni ukuri kandi ntabwo ari uburyarya ndabakunda ndabagumbiriye mwese abari Burundi diaspora burundaise ndabagumbiriye mugubwe neza inshuti z'Imana mukomere cyane ndabakunda umwuka w'Imana abe muri mwebwe muri abantu b'inyankamugayo muri abantu beza muri abantu mukora bikagaragara musenga bikemerwa umwuka w'Imana bazeho n'ibitangaza ni ukuri manwe Imana izandinde gutera ibaba imbere y'isi ko yaduteretse ku isi Imana amahoro umugisha kandi twishimire kandi nanasenze buriya wasenze cyane n'ibyo bisengera none abantu bari burasirazuba burengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru mu gihe kigali nta gatandatu y'abadiaspora namwe ijambo murarikunda cyane ngo nakavuze ngo muranezerwa niko nanjye nari nsigaje hagati aho rero umushumba abari tukasuhuza dushingiye ku kiganiro cyaciye hejo abari tugasuhuza abantu inyenyeri zazimye mu rugo rwabo winjiye uri sheri uyu munsi uri ikintu wagiye mu rugo bakurambagiza bavuga ngo ubwiza bwa amataye burasa neza muzo ngo dore uko gisa dore uko kireba muri make tushuje abantu bose inyenyeri zazimye imvugo mu rugo zigahinduka ariko tumugaruriye urugo ndabashuhuje shuhuje abandi bantu bafite urugo ruryoshye yego dushuje n'afite urugo rubabaje umutima ufite urugo rw'abantu nawe turagushuje nawe satani yavogereye yaciye kuba mwashakanye yego murakoze cyane ikintu nifuza uyu munsi ko turi buze kuganira mu kanya inyuma ya kamera twaza turi kuganira abantu wenda ari igihe natekereza kuzakora kuri radiyo nuko tuzi birashyira natekereza kuzakora kuri radiyo none icyo gihe nkumva nyine ndifuza ko najya nganira n'umuntu noneho ibyo tumaze kuganira nkabizana kuri megahertz yaza kuri mikoro natwe tuza tuganira ibintu bitandatu bigaragaza yuko umuntu inyenyeri ye yazimye yego nabikunze cyane ndavuga nti uyu munsi aho kugira ngo dukore cya gice cya kabiri kubera ko tutarabona comment zihagije reka tuze kubiganira yenda bo nibamara kubyumva babandi bo mu rugo nabo bakumva yuko twakomeza igice cya kabiri cya kiganiro izaba ari byiza ariko musho nibihe bintu bitandatu cyangwa bibwire n'abadukurikiye byerekana yuko inyenyeri yabo yazimye mu rugo cyangwa uko bakwiye kugaruraho bitandatu yego bitandatu byatuma bamenya uko bagarura inyenyeri yabo yazimye ariko hani inigenero ni mu buzima ni mu bucuruzi mu mibereho mbo ikintu cya mbere ndashaka ko tuvuga ikintu ibintu bitandatu ariko uri nakora ubushakashatsi akora ibindi bintu birindwi yego biriya yaravuze ngo ubwo ubuze ubwenge ntacyo ndakuretse biriya ariko ivuga muri Mose akavuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutagira ubwenge yego
kuko burya ubwenge ni isoko y'ibintu byose. Ikintu cya mbere kituma ushobora gutuma ugarura inyenyeri yawe, icya mbere twabonye ko inyenyeri ni ukunyagwa ibyishimo, iterambere, ubuzima n'imibereho. Noneho uyimaze kunyagwa hari ibintu byakubayeho. Kugira ngo rero uresitowe cyangwa ugarure inyenyeri yawe, icya mbere ni agakiza twarakavuze. Yego. Ugakizwa, icyo ntabwo ari irya mbere n'ibisanzwe, gukizwa no kwakira Kristo akakubera umwami n'umukiza mu buzima bwawe n'ubugingo bwawe bwose. Ariko ntabe umwami, ahubwo umwami. Yes. Yego. Aba umwami n'umukiza mu buzima bwawe bwose. Icya kabiri, ugomba gutera intambwe yo gutamba igitambo gihagarika iyo nyenyeri yawe bari baratwaye. Noneho rero ni izihe ntambwe 3 watera? Yego. Tumaze kumubwira ikintu kimwe buriya. Nutambaza ngo kimbwire ndasheceka. Ikimbwire mushomba. Waruzi umuntu ushobora gupfa vuba byihuse? Turangire umuntu urupfu rwihuse. Tumurangire cyangwa tumwibutse ko wa arufite mu ntoki. Mbese muri make ni uri kwibonaho ibi bintu umushumba agiye kuvuga. Imva yawe iracukuye. Ni ubwo anayirimo nuko ni ibintu bitatu. Yego. Ni umuntu uvanga ubukene, ishyari n'amagambo. Mushumba. Kiye kuri TikTok. Nubwo nageze kuri TikTok niko mushumba. Karabe. Abantu bankurikira kuri TikTok bari kubona ko ibintu bigenda biba byiza cyane. Nta handi biva rwose. Ahise abifatiraho murabireba nawe. Ni ukuri rwose pe. Ndikubwira ndebe gufatayo neza bagiye nkunda ibintu byiza. Ni ukuvuga ngo nushaka bimbaze mu kibazo ndagusubiza kugira ngo Yawe tuzabikora undi munsi ndabona byanze. Gute se? Ibintu mushu uti ngo iki? Ndakubwiye ngo umuntu wese wifuza gupfa vuba cyakwegera urupfu. Ni umuntu uvanga ubukene, ishyari n'amagambo. Imva iri hafi. Bantu mudukurikirana umunsi ku munsi, wivanga ubukene, ishyari n'amagambo. Urabivangavanze n'amagambo, ukavangavanga ishyari, urapfa nturangira. Noneho umuntu uzahera mu bitaro we aba ameze gute? Ni umukire w'umunyeshyari ushyiramo n'amagambo, wapfa urusorongo. Ndabigira mpera. Ako mushu umuntu azakujyana muri mizuko. Nkavuga ibintu kuntu. Ni ibintu bikomeye. Abantu ushanga bamixinga cyo nakuta ngo ni poverty, yego, jealous, yego, and gossip. Abantu ugasanga bafite ubukire burimo ishyari, yego, burimo n'amagambo. Wewe opfu urusorongo. Pfa gake kandi bazagucaho. Karagaciyemo kuganira. Karagaciyemo yego. Kagakenewe rega no muri iyi minsi. Gakenewe no kuri no musoko mukajya gacamo y'abantu. Rega biriya bintu bikenewe ko n'ubundi abantu benshi. Ubundi iyo hari ishyari akabamo n'amagambo, umenya ko nta nyenyeri ufite. Yego. Noneho rero iyo umaze kubona ko zazimye burundu ikintu cya mbere ukora. Hari ibintu bitandatu ngiye kuvuga kugira ngo ubashe kugarura inyenyeri yawe bucece. Muzirikane yuko abanyabwenge ngo bamaze kuva kwa Herode inyenyeri ya Yesu bayibuze, ngo arangije abashyira ku ruhande arababwira ati mva mugende mumuramye nanjye muze mubwire ngiye kumuramya. Ariko kumbeje wanjye kwica Yesu. None abanyabwenge bamaze kubona Yesu, bamaze kumuha amaturo, ngo Imana ibabuza bahita bica indi nzira ntibajya kureba Herode. Yego. Urimo urabyumva. Rero kugira ngo ubashe kugarura inyenyeri yawe, intambwe ya mbere, ibyawe byishwe no kuba bibwiye abantu. Ntukabwire abantu ibyo upanga mu gihe batari muri gahunda yawe, kuko bazabikoresha bakurwanya. Umuntu wese utari muri gahunda y'ibyo utegura, niba atari ibyo urimo ushaka akaba atari muri gahunda, uyibibwira umuntu, kuko uwajimije inyenyeri yawe ni Satani, kandi Satani yakoresheje abantu. Ibyo ugiye kuvuga rero Satani aza kubihagurukiramo, kuko wabibwiye abantu bose bitari ngombwa. Shaka pasiporo ucecetse, shaka viza ucecetse, curuza ucecetse, igucecetse, kemura urugo rwawe ucecetse, kuko nubivuga ni ikosa rizatuma inyenyeri yawe ihora itwikiriye kandi imerewe nabi. Ubyumvise gute buriya? Byumvise neza kandi byangezemo. Kuko wayijimije
nta kindi yari n'uwayitwikiriye nta kindi yifuza n'uwayikoreye transfer nta kindi nuko yifuza adashaka igaruka. So rero numaze gusobanukirwa irinda abantu n'umuntu wese utari muri gahunda zawe. Ubu nta muntu n'umwe ukeneye kumenya ko ndi aho nkorera. Ubizi ni madamu nabwiye nawe twazanye nahamagaye ko duhura dufite amasaha twagize gute twapanze gukorera kuko satani nta kindi abakora. Don't tell anyone your vision. Yeah. Nta mpamvu nimwe. Don't speak your plan for the people. And your dream. Yeah, for the people. Because kuko bazabikoresha. Yego. Kugira ngo bakurwanye. Inyenyeri ihora hahandi yahoze ntiveyo. Yo. Urumwe. Bonya kana mukanya ndibuze gukora amashuri. Kugiye gukora twishyura. Musi gukora twishyura ariko. Nta kibazo. Bari twemerewe TikTok. Icya kabiri akuba kumvize neza. Ko bazabikoresha. Umuntu wavuze ko agiye gushaka visa yarayibonye ari. Ntabwo ayibona. Narabakurikiranye bose. Abantu bose batubwiye ngo bagiye kwa applying visa. Nayo. Uraceceka. Ubikora silently. Nabayibonye bakavuga yuko aho bagiye ntibagezeyo. Ari impambara. Ni byiza ko umuntu wese utari muri plan yawe akaba atari muri gahunda yawe. Yego. Akari utazagufasha kujya kurangura mu Bushinwa dukwereke mu Bushinwa. Yego. Nta mpamvu yo kubiririmba. Icya kabiri icyatumye inyenyeri yawe igenda hari intege nke wari ufite. Icya kabiri ntukabwire abantu abari bo bose aho intege nke zawe ziherereye zatumye inyenyeri igenda. Kuko nuzibabwira bazongera bakoreshe za ntege nke zawe. Inyenyeri iguma itwikiriwe imivumo ikuzeho karandi kuzeho. But you used to against you just kugira ngo bahagarike bya bintu byawe kuko bazi your weakness. Bazi aho utagira imbaraga kandi aho udafite imbaraga niho hatumye inyenyeri yawe izima kandi iragenda. So rero kugira ngo tugarure bya byiringiro twigira ubwira mu gihe atari umushumba wawe mu gihe atari umuntu wabugufi bwawe nibareke babone ushininga cyita rise and shine. Byukura bagira sole mandia fola. Hallelujah. Rise and shine. Byukara bagira babone gusa inyenyeri babone imodoka iraje babone ubuzima barihindutse abana bariga babone sheri wagutwara ufata ku rutugu umunsi mwasobokanye mufatanye ku rutugu abajimije inyenyeri bamaze inyenyeri yamugarutse hite ko twayijimije nuko twabimenye tumaze kumva ikiganiro uko bayizimije batanze ibitambo natwe tukayigaruza ibitambo kandi bucece nta namwe n'uwo turarana tutamugishije inama kuko bajya kwitwara bana wundi banayidutwaye turi kumwe nta batugishije nta nabana tugenga ihangana ubwo bavuga ngo ihangowe ko ngo gigira ubwenge ngo gisenga cyane ngo wasanga udakijijwe ngo gicunga neza akora runaka ko mwiganye akora akazi bakaburiye yabuza babuza akazi banakubuyede ese nize ubuyede cyangwa nize management. Yego. Mwashanga muri Kigali umuntu akora ibintu byose ngo gireke ibyo bintu inyenyeri yanjye yifatanye ijyana ahandi hantu. Ntuzagire umuntu ugaragariza imbaraga zawe nke cyangwa uburyo ukoramo kuko niho batwara inyenyeri yawe. Yego. Cya kabiri wacyumvise? Yego nacyumvise. Zerute marusha. Ndafashijwe nuko kuko kujya inyenyeri igende hari aho wagize intege. Yego. Nubabwira intege nke zawe nkeya bazatuma inyenyeri kuko wayitwaye wayitwikiriye ukurwanya uguhiga ugusebya ukuvuga nabi uguteranya uhagurukana ngakurwanya ntiyifuza ko bamuzamukana ashaka uhore munsi ye. Rero nuvuga azakoresha za mbaraga kugira gusubize hasi. Icya gatatu kirazira kikaziririzwa kubwira umuntu ko watsinzwe cyangwa hinsinzwe yakomotse. Turabona buriya muragize gutya ngo urumva ngo ukamena amabanga y'insinzwe yawe. Ati naragerageje biranga uriya mugabo naramusego ukavuga ukuntu watsinzwe
aho intege nke zawe zari zihagaze. Ikintu kiriho nibamara kumenya ko watsinzwe n'uburyo watsinzwemo bazakwima amahirwe yo kwisubiza ibyawe. Bazayakwima pe. Kandi hari abantu bayajyanye. Hari amakuru ufite. Ese byagenze urabona kuri shene byaranze ntago tunahembwa noneho kindi kiragoye bunabuza na kamera ukavuga utugambo. Inyenyeri ye yarazimye sasa ubwo yamaze kuzima. Reka tukwereke icyo twamenye ibanga ry'urupfu rwe. Reka turukube kabiri akabara ijambo koco hano mukuri kimwe bwabera wabwira ukuntu abivuga abayumumije ati koco ukagira ngo mvuye nko muri etage hejuru iyo bakongera bagahananura no hasi ko siri intsinzwi yawe ahiva ukuntu utsindwa. So bazakwima amahirwe ngo ntukabwire abantu uko watsinzwe bazahora bakubona nk'uwatsinzwe ndetse nta yindi opportunity uzabona yatuma inyenyeri yawe yaka. Hari nk'indirimbo nabonye kuri radiyo imwe ariko niyo baririmba ngo yabuze agatabi n'umugore ngo ntiyaramuka ntiyabaho. Ntabwo yize iyo ndirimbo, ntabwo nayiririmba kuko ngiye ntabwo mbyitaho cyane ariko ndayumva ngewe. Ese niyahuza amazi cyangwa se imitobe igo niyo ngiyo aho kandi amazi naho nanarwara yo muzana icupa mba nayibiro nabura n'umugore mba we yerekanye kandi ndaje nkora gati gutoka ariko urumva ko mba nkubwira mba nakurikije we yerekanye neza ko nubwo ari indirimbo nuvuga ngo ubwo abuze itabi nkarimo yego nahita mujyana Rwamagana kandi yaragiye i Kigali yaragiye nka Kibuye kubera ko yabuze umugore abura ukamera ubwo mushakiye umugore nahita mujyana akagihitamo ahisa amanukana i Butare kandi yaragiye kujya mu Ruhengeri. Nukuri noneho ubwo yabuze agacupa mubwiye nti uyu munsi agacupa ndakaguhera muri Tanzania yahita agenda nta passport agira. Urumva deja yerekanya intsinzwi y'ihoriba atsindwa no kubura icyari. Afite taki urayibona taki ndayizi yiteye inshinge z'ibiri akamogi kashizemo ntibyashizemo byose ari gutitira. Mbese yabuze umugore abura agatabi abuze n'akayoga none se niyabuze amazi cyangwa se imitobe none se ukavuga agize amahirwe akabona kamwe muri two. Oya mubwira uti genda ugira umuntu nkuriraho hariya ndaguha inzoga z'umwaka wose yatyaza umuhoroda. Urumva ni kiye kibaye buri gihe kubwira abantu intege nkeza nkunda kurya ibi iyo ntabonye akahunga sinyurwa bazaguha uburozi mu kahunga. Urabona ngewe buryo ngiye hano nkarya ati mba nkunze kuba nabona isombe bazagutekeramo isombe bashyiramo ikinono n'iki kisi bashyiramo cyane wabimenye. Ugomba kubaho buri gihe uterekana ibyo wanga n'ibyo ukunda publicly kuko uwajimije inyenyeri arega ikibazo cyawe ni kimwe ntabwo uri ndashaka kumfasha ikibazo cyawe ni cyo kintu ndagukunda ko ndashaka kumfasha kino kintu buri ntambwe yose mvuga ndagira ngo unyumvire ijambo tugeze ku ya gatatu rivuga ngo kuko wazimije inyenyeri yawe n'uwayitwikiriye n'uwayitwaye n'uwayitransfeye ntiyifuza kugaruka mu biganza byawe. None ndi kumubwira uko ugiye kuyigarura araguhonda kuko azi aho utsindirwa. Azi ko wicaranye n'umukobwa iminota 2 utabura kumubwira amagambo kandi uko winjira mu cyaha niko inyenyeri ijya kure kuruta. Nongere mbwire badukurikiye igitambo ntikizirika inyenyeri, igitambo kirinda inyenyeri, kizirika inyenyeri ni agakiza kiva igitambo kikayirinda ariko kitayikomeza. Urumva ntabakene bango ntukabwira abantu uko watsinzwe nayo intsinzwe yavuye kuko bazora kubona nko watsinzwe kandi nta yandi mahirwe uzigera ubabona ugarura inyenyeri yawe ko bazora kugusha mu mutego. Yego icyakari nyuma yo kubona intsinzwe n'ibindi bigiye kubaho ntukabwe icyo ta next step intambwe ikurikiyeho ntukayivuga. Okay. Ntukavuga intambwe yindi ugiye gutera bucece. Yego. Kuko nuyitera uzayitera ugiye kugarura inyenyeri.
noneho kuko abayikunyaze n'abayigutwaye n'abashaka ko uri mu bibazo no kubabara n'abashaka ko urugo rwawe rusenyuka, indi ntambwe utera yo kugira ngo wubake ibyawe nibayimenya bazakudihata. Genda bucece, genda utuje, hanyuma babone warayakiriye cyo tumaze kubona icyo tara rise and shine. Yes, abone cyagenze gute kana nibisanzwe tumba naho. None se nizihe mbaraga bashyizemo, none wasanga baragiye gucisha tise mwara wo muzingo mu ndangire. None se wasenganye n'uwe muhanuzi warangiza ngurumva ati ngo hari umuntu umunyamavuta ngo nanjye nzamuguha. Barakubeshya, umunyamavuta wagukoreye ikintu hari igihe umurangira undi agaca ku munyamavuta waguhanuriye bakazimya ya nyenyeri igenda bazi. Tuzongera kumusengera aguhaga ngahe yampaga $100 buri kwezi, genza yanguha 500 mwihorere, kuko hari umuntu uba ufite amavuta yawe mu kiganza. Mvuga by'inyenyeri birakomeye, ariko manu wemera ko umuntu ashobora guhanurira akanagusengera ntihagire ikintu kiba, ariko je nagira gutya ikiganza cyanjye gutya gusa, kuko imbuto n'amavuta yo gukira abitse muri Imana, yabitse muri njyewe, ngahita mpangura ibyananiranye cyane, ariko sinahangura iby'undi wese. Rero ugenda bucece utecese, utagira umuntu ubwira uko birimo bigenda. Inyenyeri yazagaruka, kuko wayitwaye n'uwayijimije n'uwayitransfeye n'uwayikuyeho ntibifuza ko wongera kuyibona. So intambwe ugiye gutera itere mu ibanga, bazakubona uri muri rise and shine, byukura bagira. None se ni ukubera iki Imana igusura mu nzozi ikakwereka inzu nziza ugiye kugura, ikakwereka imodoka nshyashya ugiye kugura, ikakwereka business nshyashya ugiye kugira, nuko ari wowe yabiteguriye? Yes, keeping your vision. Of course, none ngiye kugera n'ubundi. Nuvuga ngo ugomba kurinda icyo kintu. Icya kabiri, ugomba no gushaka ba papa spirituel, wo mu mwuka, nabyeyo mu mwuka, wa muntu ushobora kubwira ikintu cyose agufasha kureba inyenyeri aho irimo igenda ijya. Kuko umusaza warusembwe ngo ariko Samuel ntago naguhamagaye, ngo Samuel agiyeyo 3 bakabera amubwira ngo ati rero vuye ngo Nyagasani ndi hano. Yego so mvara ngo indi na yarashaje, bakambwira ati mfata mbwire niyongera kuvuga ngo ndi hano Nyagasani mbwire. Urumva babikeneye ko dukora indi next ntambwe yavuye gutera, wihereka abantu uko none ivuga neza izakuzanira kandi kabazo. Icya 5 waruvuze, keeping your secret. Bikibanga ry'ukuntu ugiye kugaruza inyenyeri yawe. Niba ari igitambo nicyo mwibanga, niba ari isengesho nibyo mwibanga. Wishaka kubohora no kwibohora no kubohora umuryango icyarimwe, we banza ubohoke wenyine, buhoro buhoro nawe Imana izaguha kubohora abandi. Amen. Wibabwira ibanga ryaho ukura imbaraga. Wanyumvise ariko nshuti yanjye, wibwira abantu aho ukura ibanga ryaho ukura imbaraga zigufasha kuzagarura urugo rwawe, kugarura abana bawe, kugarura umuryango wawe, kugarura ibyawe, kugarura ibiguhagurukiye, ugarura ibyo wari watakaje. Inyenyeri ikamurika, tukongera tugasura muri rise and shine. Byuka urabagirana, kuko inyenyeri kumucyo kurasiye. Hanyuma nifuza kumenya ko sinzi icya 5 bicyumvise. Icya 5 bacyumvise, ahubwo ndimo ntekereza ikintu gikomeye nkavuga ngo hamwe no kubika ibanga, ni iyihe mpamvu Imana itumenera amabanga yacu twenyine? Rega ubundi Imana ku munsi w'urubanza abantu tuzakorwa n'isoni, naka nanjye nishyiremo, kuko Imana ibyo yavuze byose rebye. Icyambere rega Imana iratuza. Nakubwiye kare ntangira ikiganiro ngo umuntu wese ushaka gupfa vuba avanga ubukene, ishyari n'amagambo. Naho umuntu ushaka gupfa urusoro ngo buhoro buhora acika inacika ugutwa, acika amaguru, agenda gahoro gahoro, ni umukire uvangamo ishyari n'amagambo. Byo nabikubwiye. Imana ibitubwira kugira ngo tumenyane amabanga. Buryo nta muntu Imana twebwe n'Imana, nta muntu Imana iri mu cyuri.
ariko ubugengo waye ibihumbi 100 ukagaruka ariko nawe urakabye uragarutse nawe ejo sinaguhaye 100 ariko ubundi yagira gute ubundi kwanza amafaranga ushaka nayiki njya ntinya abantu uguza bakihutira kumenya icyo yashakira kandi icyo yashakira ikibareba nuko batuguza ariko bashaka kumenya icyo yashakira ngo bazi inyenyeri ariko se n'ubwa mbere ubyumvise ngo se ngo urashakira iki njye nigeze sinabikubwiye yes imbizi se umuntu kuki niyo mugutinguriza ibihumbi 100 ngo urashaka iki ngo none se gushaka iki koko yavuze atakira cyangwa ntayo bafite kuki ashaka kumenya ko kabazo nuko akeneye kugira ngo amenye weakness n'ibibazo ufite avuga ati kanaka ati n'inzu bagiye kuyimwirukanamo bamenye ko upfuye ngo nubwo yambaye ikota asa neza ngo agiye kwishyura inzu iyo niko bavuga navuze Minerva newe konyerwa abantu duteye ngure yashakira iki abanyarwanda kwiso kibaza ngo ko shaka amafaranga arashaka kumenya icyo yashakira kuki akoze ikibazo na amafaranga ntugurishije bashaka ko tumena amabanga kandi Imana itatumenesheje kuko wa muntu mushobora kuba mukundana ashaka kumenya amakuru kugira ngo nuko agushyira hasi komeza no kuri komeza ashaka kumenya amakuru kugira ngo agushyire hehe hasi ko kudushyira hasi hagati nubwo mu mureba yigira kuri ariko afite ikibazo kiniki niyo mpamvu no gushima Imana dushimira muri envelope y'umukara nayo iki kibazo Imana iragikemura iyo umwero barebamo niya kaki babona ibibyimbyemo niyo umukara kandi amashi yaraciwe ndashimira ko ikibazo Imana iragikemura haleluya muri iki cyubahiro nabivuga ati ndashima Imana ko yanzu nayo narubatse yuzuye mfite nk'umupanga wishize $200 buri kwezi ati nkabona yirata yigira ukuntu kabona yishongora kandi suko kandi imbere bari bazi ariko kubera ko uvuze icyo ugezeho yego oride ngo yishongora hari umuntu ngo ataragura imodoka yaratuvugishaga none se nyine ko yaguze imodoka kandi wowe ukagenda n'amaguru muraza guhurira he kandi kubona imihanda ya Kigali kuntu inateye bisaba kugendera ku muvuduko 30-40 ariko ubundi urwana n'ikigenda ku muvuduko abamutumira barya gusangira icyayi muri hoteli Serena Hotel turayamamarije none wowe kandi abamutumiye bose baza gusangira kuri Sport View Hotel Sport View Hotel no bagiye kuza kubera ko no bari bwicariye kuko baza kunywa icyayi cya 3 yego urwego ruracyari mu cyayi cy'ijana bagira ngo bagende nacyo katuzo mbese ntabwo mwambikanye ngo nk'abakire saba none se abakene nibo bantu babari ari abakire abantu ari abakene abantu nabo Imana ngabakire abantu ngo ahishe imodoka zabo ngo uramuzi sharwa imbaraga sango ndamuzi atagira ambaye icongo yacitse ndamuzi acuruza ubunyobwa ndamuzi ari umukozi wo mu gikoni none yarazamutse yarirase ntabwo yirase ahubwo ahageze ihangana naho uri urwego tugezeho dutera gushima Imana bingana n'ibyo yakoze ubundi aho umuntu ari hose aho umuntu ari hose yagombye kuhashimirira Imana ko niko rwego ari kandi n'undi uzarujyamo shima Imana ko kugenda n'ibirenge bitapfumutsa ahubwo se bagendera ku mbago nabone bashima Imana kubera ko bashoboye kandi bagenda n'amaguru yombi abiri none se bagenda bakurura akabuno ku butaka nabone bashimiye ko akabuno kahari none se batakagira abari mu kagare abari muri komasa abari mu mvasi none se waritse ibyo bintu byawe kuki wumva ushaka kumenya vie prive z'abantu no mwijuru harimo inzego z'abamarayika harimo Mikaeli harimo Gabriel harimo ibizima n'abakuru ariko iyo bumva ngo ibizima n'abakuru hari n'abakerubi n'abaserafi bahurira heza none se ubundi kuki bagiye biga protocol ubundi hari ugomba guhabwa intebe nziza hari iyo ugomba guhabwa hari n'iyo ugomba guhabwa haleluya urumva ahantu aguhaye ibihumbi 50 ahubwo wangurisha 50 ufite ikibazo byo kumaza iki ati ukibaza ngo ikibazo se ese wagira ngo n'ubucuti aragira ngo amenye amabanga yawe yakudihe yakudihire muri mwigunira ariko ngo abana b'isi nkondora mugabo ngo abana b'isi bazi gutanga ibitambo byo kugira ngo ubuzima bwabo bujye mbere ariko abana banjye abana b'ijuru bo ati mwarasinziriye muraniyorosa bajyana inka y'ibara rimwe bajyana intama bajyana ikira ibintu byinshi bakajyanayo kandi kugira ngo bagere ku ntsinzi ikindi cyanyuma nsoze ntabwo ngo utindiraho umura yego ariko si n'icyanyuma ko ndavuga 6 ariko ubutaha tuzavuga n'ibindi bigera ku 8 byabyo icyanyuma ntuzigere uvuga aho kuri inyungu abagufasha kunguka n'uburyo yibonamo naho yibika funza agatabo kacyo
agafunga amashuri twitahira kuko nuvugaho umunsi wakuvuza ukura imbaraga bazajya gukorompa aho uzivana naho wakuye inyungu n'uwagufashije kunguka n'uburyo uzungukamo n'icyo ugezeho bahita bashaka abarozi b'imbaraga bemere batanga imitungo ariko bakurambike hasi kubera icyo bashaka kumurambika hasi yego nuko wajimije inyenyeri yawe atifuza ko yaka yego uwayitwikiriye yego atifuza ko itwikururwa yego uwayitanze ahandi atifuza ko igaruka yego yifuza ko wari uri hasi akuri hejuru yifuza ko wari usuzuguritse ariko komera ijambo ryacu rise and shine. God bless you so much. I love you. Hallelujah. In the name of Jesus. Now, I can declare in your life, in your prosperity, in your family, in your business, in your family descendant, to remove the curses in the name of Jesus. Cut fire. By fire. By force. By force. Or by force, by fire. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Because there is a many Jesus, please. Yeah. Jesus Baruba. There is many Jesus in this world. In the Bible there's three. Just speak Jesus. Jesus Christ of Nazareth. One. Yakomo Jesus Christ. Abandi ni ba Jesus Navas baje. Hano baje bakina imipira hariya barahari. Urangura ko senge mu izina rya Yesu witwa. Wasanga uri umukinnyi ejo bundi watsinze igitego muri Arsenal. Bamenya ari iki? Witwa Jesus. None in the name of Jesus of Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Thank you so much. Shalom, shalom. Shalom, shalom. I love you so much.